Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumara iki gutunga magana ariko ukabura amagara mazima? Tujya gutangira iki kigo Good Rich Life Care no kwita ku buzima bw'abantu, kuko wasanga abantu bakora siporo ariko zitajyanye n'ubuzima bwabo, aho umuntu aterura ibyo mu mutima warabyimbye ejo ugahagarara, aho umuntu anyonga igare karitreje zarashize mu mavi ejo akangirika kurushaho. Ni byiza ko mbere yo gukora siporo izo arizo zose ukorerwa physical assessment. Nicyo tumariye abanyarwanda, nicyo kitubesheje ahangaha. Nihe siporo yakugirira akamaro, nihe siporo utemerewe bitewe na condition z'ubuzima bwawe. Kubijyanye n'imirire, abantu barya guko bishakiye, ugasanga abagabo bararya ibyo kurya by'abadamu, abadamu bararya iby'abana, abana bararya iby'abantu bakuru. Mbere yo kurya no kunywa ukeneye physical assessment. Ese isukari iri ku kihe gipimo? Tugabanye he twongere he? Amavuta ari ku kihe gipimo? Hari usanga umubiri ukeneye ibintu byinshi bitandukanye, nyamara we yarabyibujije. Ntabwo rero tubereyeho kurya, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Mbere yo kurya no kunywa ukeneye physical assessment, ukeneye inama z'aba nutritionist, ukamenya uko warya, uko wanywa bijyanye n'ibyo umubiri wawe ukeneye. Murabizi ko imodoka y'amazutu utashyiramo essence ngo itere kabiri, niya mazutu ntabwo washyiramo essence. Nawe ntabwo ugomba kurya ibyo ushaka, ntabwo ugomba kurya ibikuryoheye. Hari abavuga ngo inzoka yanjye ntikunda umuceri ngo ikunda igitoki. Nese ugaburira inzoka? Mbere yo kurya no kunywa ukeneye kugana Good Rich Life Care. Ni ibintu bitatu byica abantu rero aribyo twazaniye ibisubizo. Hari igihe umubiri usinzira ugasanga ntukora uko bikwiriye, ukagira ibiro byinshi utariye cyane kurusha abandi, ukarwara diabetes utanye isukari nyinshi kurusha abandi. Ukeneye gukangura ibice by'umubiri bisinziriye, umubiri ukongera ugakora neza. Aho umaze igihe urwaye bapima bagasanga ari negative, nta ikibazo kiba kiri, ntacyo urwaye, ni intege nke z'umubiri. Ukeneye physical assessment, tukamenya ibice bisinziriye bigakangurwa na ziriya mashini wabonye, fitness machine, bigakangurwa na reflexology ikangura ya myakuro. Cya kabiri, hari igihe urwara kuko hari ibyo wabuze mu mubiri, hari amavitamine wabuze, hari imyunyungugu yabuze. Iyo umaze kuganira n'aba expert mu mirire, tumenya ibyo wakongera mu mubiri byari bikenewe, kuko indwara nyinshi zituruka kuba hari ibyo wabuze, bikaba byakuviramo n'urupfu. Hari n'ibyo warya bikaba byinshi bikagutera ibibazo. Inyunganiramirire mwabonye zitandukanye, food supplement n'inama ku mirire bitangirwa hano iwacu, nibyo kongera ibyaburaga ugatandukana n'indwara. Icyanyuma cyica abantu no kuba hari biba excess kandi bidakenewe. Za sidiric ari byo bitera gute, za toxins arizo bitera indwara zitandukanye. Izi toxines ziva ku bintu byinshi. Hari ibyitwa electromagnetic radiation biva ku matelefone, computer, television. Ntaho wabihungira, nibwo buzima tubayemo, ariko birica. Hari biva mu mirire, ahari urya ibyo kurya ukumva kuri imboga n'imbuto uriye neza, ariko mu mboga bateyemo imiti yica ubukoko, bateramo kiyodani mu mashu, bateramo dedani na kiyodani mu nyanya. Ushaka kwiyahura mu iyo miti nawe uyirya muri za mbuto n'imboga, ntabwo wamara kabiri. Akawunga turya n'andi mafu yose, imashini zisya zivunguka yangasire yazo, kandi ni icyuma. Ngibyo ibitwica. Body detox machine, hydrotherapy isohora imyanda, nibyo isohora ibidakenewe, ibinure byinshi, cholesterol, amasukari, excess z'ibintu byabaye byinshi mu mubiri, hazamo na za toxins twabonye zishobora no kwica. Muri iki kigo rero ni ugupima tukareba ibibura mu mubiri, ibyabaye byinshi, ndetse n'ibice by'umubiri imikorere yabyo, tukabikosora dukoresheje imashini zisohora ibyabaye byinshi, tukabikosora dukoresheje kuguha inyunganiramirire zongera ibibura, ndetse no guca mu byuma na reflexology massage bikangura ibikenewe. Ikaze muri Good Rich Life Care.